Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Sam Empire 100 nguko bisanzwe. Amazina ni Mbonyumugenzi Samuel, bagizeho amakuru menshi agiye atandukanye kandi ku gihe. Ni ukuvuga ngo iki gitondo natekereje ndavuga ati se Jay Polly hari amateka ye mwaba muyazi cyangwa nayo muzi? Ese niba muyazi yose nange reka mbabwira yonse. Ndakeka niyo waba udakunda injyana ya hip hop urayinamira pera ya Jay Polly wahita wumva neza yuko ari umuhanga ndetse kurusha n'abandi bose bari bariho icyo gihe. Abaraperi ndi mundera amabuye, ibyo mvuga namwe ubwanyu murabyibonera. Ninde muraperi se watwaye irushanwa rya Primus Guma Guma mu baraperi ubwa mbere? Si uyu nguyu Jay Polly? Ndetse mwibuke na Primus Guma Guma yagombaga gutwara yatwaye King James, biteye yuko byatangajwe yuko King James ari we watwaye Primus Guma Guma. Muzi byabaye nta macupa mwigeze mubona kuri stage. Nyine ni ikigaragaza yuko abafana batishimiye ibyavuye mwayo matora. Gusa nyine ngitsinda rya Tuff Gang kabisa mukwiriye kubahwa ibyo mwakoze na n'isaha ibyo mugikora biracyatunezeza. Mba numva indirimbo za Fireman, ngumva indirimbo za Bulldog, ngumva izindi ndirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye b'abaraperi b'abanyarwanda. Mwese murabo kubahwa. Uyu mugabo wagira ngo yari umuhanuzi, uyu mugabo wagira ngo twari twaramuhawe n'Imana ariko iza kumutwara misiyo yitarangiye. Ahangaha ruki kirabiranya cyangwa se kimomo miseke igoroye, aho muzi nk'umusobanuzi urenze kandi mu by'ukuri unameze neza. Yaravuze ngo yo hatabaho yanga yatabaho, ntabwo agasobanuye kagomba kugira aho kagera, ndetse nawe ntabwo yagomba gukora agasobanuye, yagomba gukora ibindi. Ni ukuvuga ngo na Jay Polly rero yataza kubaho, abaraperi rap twari kuyiburira irengero, cyangwa se abagomba gukora rap harimo ba Green P, ba Bulldog, ugasanga bari gukora ibindi bintu bitandukanye no kuririmba. Ariko uyu mugabo yari umuhanga, uhawe ikaze. Reka wumve amateka ye ndetse wumve ngo ni muntu ki, wumve byinshi utigeze umenya kuri Jay Polly, umenye amateka ye mu buzima bwe akiriho uburyo byagenze. Uyu mugabo aho uri hose manzi uvuge ngo ubahwa. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe, notification, ubundi wikomereze video si byose. Reka nongere mbisubiremo, zari indirimbo z'igikundiro zuje ubuhanga ndetse zakuraga ku mitima y'abanyarwanda. Nindamuka mvuze yuko twabuze abahanga ndabihurizaho n'abantu benshi bakundaga uyu musore ndetse bakundaga aba bantu. Ngewe biragoye yuko uyu musore azambanagurika ku mutima. Mbese ni nguko nta muntu wagenda nganywa amazi ya Kivu narangiza yakamye. Ibyo bintu niba ari bidashoboka rero uyu musore sinzigera mwibagirwa. Ese nawe nuko? Nyandikira muri comment. Tariki uyu musore roho ye yazamukiye mu ijuru Jay Polly niyo tariki yashenguye imitima y'abafana be ndetse n'abahanzi bagenzi be, harimo Diplomat, Pfla, Wita Poeta, abantu benshi ndetse ba Marina bagiye baririmbana nawe. Ahangaho ninge ngote yaje isonga umutima wabo ndetse igikomere ntabwo bazigera bakibagirwa, ndetse nta nubwo bazigera bibagirwa ko uyu musore yavanye umuziki nyarwanda cyane cyane injyana ya hip hop. Uratekereza ngo niyihe mpamvu mbyukije kino gihe narangiza ngavuga ngo reka ngore ku uyu musore? Niyo mpamvu ngiye kumukoraho, ntabwo azigera asibangana ku mitima y'abanyarwanda, cyane cyane ku bakunda injyana ya hip hop. Ndetse hari n'abifataga bakunda R&B song ariko nyine iba bakunda na Jay Polly nyine ku mutima bamufana. Narabibonye igihe hari habaye Primus Guma Guma ya indi yatwawe na Tom Cruise, bavuze hagiragaho abantu bagiye kuririmba babaza abafana bakamanika, hagezeho Jay Polly hamanitse bose.
ahangaha nimvuga tuyishimire Joshua uhite wumva Jay Polly kabaka w'abakambwe umusaza usize. Ibuka iyi tariki ya mbere Nzeri uyu Jay Polly yaguye mu bitaro bya Muhima aho yaravanwe muri gereza ya Mageragere. Ibyo ngibyo murabizi cyangwa se niba mutabizi ndagira ngo mubyibuke. Yari amarira menshi ku bakunzi be bakimara kumva iyi nkuru. Hari kuwa gatandatu nimugoroba nibwo nyine hamenyekanye inkuru y'uko Jay Polly yarangije kwitaba Imana. Uyu mugabo bigaragara yuko igihe yari ameze nabi yuko yirukanganwe kwa muganga, ariko ageze kwa muganga nabwo yigeze abona umunsi ukurikiraho umutima wawe warambuye amababa urizamukira. Uyu mugabo twatinda kuvuga yuko yari umuhanga cyane, noneho byagera ku myandikire ye bikaba akarusho. Ibi ngibi rero byashyizweho akadomo n'umugabo muzi cyane nga Davido ubwo yabivugaga mu mwaka w'ibihumbi 2018. Davido muramuzi, yabitangiye avuga ngo nta wundi muraperi nkunda mu Rwanda nga Jay Polly, mbese mu Rwanda nemera Jay Polly. Arabyivugira ku giti cye. Ahangaha uyu nguyu Jay Polly akimara gutabaruka, abantu bagaragaje yuko bababajwe cyane n'urupfu rwe, ndetse amarira menshi ku bana mu muhanda, ndetse ni ukuvuga ngo hanashyizweho uburyo bwo kuba hafashwa umuryango we. Ubwo buryo rero nabwo bwarakurikijwe. Uyu musore Jay Polly tariki 5 Nyakanga mu 1988 ahangaha biragaragara yuko aribwo yabonye izuba. Ese uyu musore yavukaga yenyine cyangwa se yavukanye n'abandi? Reka dukomeze tubibabwira. Icyo nabasaba gukora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo muzajye mubona amakuru meza ku gihe n'amateka y'abasitari bagiye batandukanye n'amafilime tuba twagerageje gukina kugira ngo tubigishe. Tuyishimire Joshua rero yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Ahangaha amashuri ye abanza biragaragara ko yayize ku kigo cya Ntunga. Ahangaha ushobora kwibaza ati mbese ayo mashuri aherereye he? Aherereye mu karere ka Kicukiro. Aho ngaho rero ntabwo ari muri Musanze cyangwa muri Rubavu, ni mu mujyi wa Kigali, niho uyu musore yigiye amashuri ye abanza. Uyu musore Tuyishimire Joshua cyangwa se uyu mugabo Tuyishimire Joshua yize ibijyanye n'ubukorikori, ndetse ikindi abantu benshi batari bamuziho yari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Ese ahangaha ushobora kwibaza ngo mbese inganzo ya Jay Polly yaba yarayikomoye? Ahangaha inganzo ya Jay Polly yayikomoye ku muryango we, yayivanye mu muryango we. Ese ninde muntu wari urimo wari umuhanzi? Ni ukuvuga ngo mama we korari bita Oziana ya Nyarugenge, mama we yahoze ari umuririmbyi ukomeye mu iyo korari. Ni ukuvuga ngo Jay Polly yakuze abona mama we ari umuririmbyi mu iyo korari, bityo rero urumva bifite aho biva, bikomoka ku mubyeyi we. Ndabizi abantu bakunda rap ntabwo nyine bakunze kwiteza ziriya ndirimbo zihimbaza Imana, ariko nyine ubundi niho umubyeyi we yaririmbye mu iyo korari iririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo Jay Polly yakuze abibona, biza kurangira nawe abaye umuririmbyi, ndetse biza kurangira akuze akunda injyana ya hip hop, atangira kuririmba rap hip hop, agera n'afatanyije na Green Person, agera noneho afatanyije na Jay Polly na Tuff Gang, yose bakora itsinda bise Tuff Gang, riragenda rirahatwika karahava. Nibwo natangiye kumenya injyana ya hip hop. Nawe ndakeka yuko ari cyo gihe watangiye kumenya injyana ya hip hop, aho house ariho ba Mahoni Boni. Ahangaha ushobora kwibaza ngo ubushake bwo kuririmba Jay Polly yabugaragaje igihe ki? Ubushake bwo kuririmba rero uyu musore Jay Polly yabugaragaje mu mwaka w'ibihumbi 2002. Icyo gihe nicyo gihe yatangiriyeho umuziki, noneho byaje kuba akarusho. Mbese ni amata yarabyaye amavuta, ubwo umwaka ukurikiyeho yahuye n'uwo bita Green Person. Ahangaha nimvanaho Green Person ngashiraho Green P, murahita mubyumva neza kuko ni umuraperi nawe wakunzwe cyane mu icyo gihe. Ahangaha rero bakimara guhura sinabura kubabwira yuko batangiye gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake.
Ahangaha rero dusimbutse ubwo Jay Polly yari amaze gutwara igikombe cya Primus Guma Guma Superstar, ni ukuvuga ngo ahangaha Jay Polly yatangiye kugenda agaragara mu bibazo bigiye bitandukanye no gushwana na bamwe mu bamufashaga mu bijyanye no gukora umuziki, mbese yatangiye gushwana n'inzu yamufashaga gukora umuziki. Ahangaha noneho ibyo ngibyo wenda ni ibisanzwe kuba yarashwanaga n'abo bantu, yari amaze kubona n'agatubutse miliyoni 20 urumva ni agafaranga gatubutse n'abandi bashakaga kujyaho, cyane cyane ngo abandi bagiye bamufasha mu kuzamuka, ibyo ngibyo ntitwabyitaho cyane. Ahangaha isosi ya Jay Polly yatangiye kugwamo inshishi mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo yafungwaga azira gukubita umugore we. Ujye ku rubuga rwe nurangiza ukuri indirimbo bita I'm coming home urasobanukirwa byinshi kuko yabiririmbye akimara kuva muri gereza. Iyo ndirimbo rundi yigeze yiririmba yenyine, ahubwo yayiririmbanye n'umukobwa bita Marina. Ahangaha tariki ya 2 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo Jay Polly yaguye mu bitaro bya Muhima. Ahangaha rero icyitonderwa, ntabwo yaguye mu ibyo bitaro avuye iwe mu rugo, ahubwo yaguye mu ibyo bitaro avuye muri gereza ya Mageragere. Uyu mugabo Jay Polly rero ni umwe mu bagabo batari barigeze bahirirwa n'urushako, kuko uyu mugabo yazanye umugore wa mbere barananiranwa, azana umugore wa kabiri ndetse yapfuye afite abagore 2 ndetse n'abana bangahe 2 b'abakobwa, ariko basa nawe uzababona. Niba ukunze ino video rero icyo nagusaba no gukora subscribe ukatubwira undi muhanzi ushaka yuko tuza gukorera ku mateka ye, icyo nagusaba nyine ni icyo ngicyo, kandi na comment unohereza inshuti zawe ino video uyisharinge ino video. Rero uvuga yano magambo ati sinagusezeranira wari umusirikari. Ibi ngibi ni ibisanzwe n'ubwo bwose ugiye kare mu rugendo rw'ubuzima, warakoze ndi wicaye iruhukire kabaka wari kingi wari intare. Uraba ushigikiye Jay Polly. Aya magambo yavuzwe na Riderman ubwo yasezeraga Jay Polly avuga ngo sinagusezeranira wari umusirikari. Ibi ngibi ni ibisanzwe n'ubwo bwose ugiye kare mu rugendo rw'ubuzima, warakoze ndi wicaye iruhukire kabaka wari kingi wari intare. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha, musigare mwumva ako karirimbo ka Jay Polly nawe utaha.